gasubiremo ka FPR ongera gasubiremo ufite inka magana abiri n'ukuri koko barazimwambuye FPR inkotanyi iramwambura ubu twese twagiye kwisuka nta mukire nta mukene mu banyarwanda niyo uhinze barabijyana yo muryango wa F hari n'ikiri mutazi icyo numvise reba indege bafatiye rwose muri Zimbabwe yikoreye imitungo y'igihugu kugahabyara mwana mwigeze kubibana sahura igihugu asenya abanyarwanda ntiyigeze arumba mu bantu bahunze u Rwanda ngagiye kubica ariko leta y'ubidusanga mu mahanga itatwicirayo nukuri mwese ndabahamagara dushyire hamwe dusenyere ku mugozi umwe duharanire ubuzima bwacu n'abana b'abanyarwanda. Abanyarwanda abanyarwandakazi inshuti za televiziyo Menya Impamvu TV ndabasuhuje mwese aho buri wese aherereye ndetse n'ibihe ubonye byo kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Muri kumwe rero na Aime Barnabe muri Muyizere muri ikiganiro cy'uno munsi tariki 21 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'2025. Nkuko nyine nkunda kubivuga kandi nkuko tubifite mu muco mwiza hagati yanjye namwe mukurikirana iki kiganiro cyangwa se ibiganiro by'iyi televiziyo, murabizi neza yuko twabyemeranijweho nyine nk'abakunzi nk'abantu tubyumva kimwe, twemeranwa ko tuzajya dusuhuza kandi tukanatambutsa nyine n'ibitekerezo cyangwa se message z'abantu baba batwandikiye. Ni muri urwo rwego rero ngira mu kiganiro cy'uno munsi dusuhuze abantu bandikiye iyi televiziyo bakunda ibiganiro byacu. Mbere yuko nyine mbabwira insanganyamatsiko tugiye kuganiraho, abatwandikiye rero cyangwa se abadusuhuje, abaduhaye ubutumwa, abaduhaye ibitekerezo. Ubutumwa bwa mbere twabonye ni ubw'abantu ba Gafumba, ahitwa Gafumba. Twakabaye tunavuga n'amazina yabo ariko nyine tuzi neza yuko abari mu gihugu abenshi ntabwo umutekano wabo wahungabana kuko tuzi uwo duhanganye ko ari umwicanyi ruharwa. Ntabwo nyine FPR inkotanyi ikunde cyangwa yemerera abanyarwanda gukurikirana ibiganiro n'ibitekerezo bitandukanye cyangwa se ngo hasohoka FPR inkotanyi. Niyo mpamvu rero aba bakunzi bacu batwandikira batubwira bati tubare inyuma kandi turabakunda kandi turabategereje. Ni muri urwo rwego rero nyine uko nari mbivuze twabonye ubutumwa bwa Gafumba bw'abantu ba Gafumba mukomere cyane turabaramukije. Abantu bo mu Gakenke namwe ubutumwa bwanyu twarabubonye mukomere cyane rwose turabashimiye. Ibitekerezo mwaduhaye twarabyakiriye. Abantu ba Mukarange namwe message zanyu twarazibonye ndetse n'inama nziza mwaduhaye. Abantu bo mu Kimbogo ahangaha ni Rusizi mukomere cyane, mukomere ubutumwa bwanyu namwe bwatugezeho, ibitekerezo byanyu ni inyamibwa. Abantu b'Inyamata bari mu karere ka Bugesera mukomere cyane namwe turabakunda kandi dukunda yuko muduha ibitekerezo n'inama. Abantu ba Nyakibanda hariya hafi hari seminari nkuru y'u Rwanda ya Kiliziya Gatolika mukomere cyane. Abantu bo ku Rusumo mukomere cyane, hari mu cyahoze ari Kibungo mukomere cyane, ubutumwa bwanyu twarabwakiriye. Abantu ba Remera Rukoma ahangaha ni muri Kamonyi mukomere cyane. Abantu bo mu Byimana ahangaha ngira ngo ni muri Ruhango mukomere cyane. Abantu ba Gatunda mukomere, ubutumwa bwanyu twarabubonye. Yewe n'abantu ba Ruhango mu mujyi namwe ubutumwa bwanyu twarabubonye, ndetse n'abakayonza mukomere cyane, mukomere. Ibitekerezo byanyu twasanze bikomeye cyane. Hari abantu b'ahantu bita Murira cyangwa se ngo ku muhanda cyangwa se bita ku rya Munani, ibarabara rya Munani cyangwa se Ukemaveni, ahangaha ni mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi mukomere cyane. Twanejejwe nuko namwe mudukurikira, ubutumwa bwanyu twarabubonye mukomere cyane. Abantu rero ba Nyabugogo mukomere, Giporoso namwe twarababonye, Gatsata mukomere, Kicukiro mukomere cyane. Ntabwo twatambuka rero, dufite
abakunzi bacu benshi kandi bafite ibitekerezo n'ubushake bw'ibohorwa ku gihugu cyacu benshi. Aba ni abanyeshuri bo muri Universite y'u Rwanda ishami rya Rusizi bongeye kutwandikira bati turi kumwe namwe mukomere cyane. Rero abo muri Universite y'u Rwanda ishami rya Mburabuturo, namwe ubutumwa bwanyu twarabubonye. INIRAC cyangwa se Universite y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi cyangwa se w'Abalayiki Abadiventiste ishami rya Nyanza, mukomere cyane, mukomere, ndetse n'abantu ba Itabu cyangwa se Universite ya Byumba mukomere cyane, namwe ubutumwa bwanyu twarabubonye, n'abandi mwese mukomere. Rero tubifurije ibihe byiza. Rero banyarwandakazi, umuntu yakwibaza atese noneho uyu munsi ikiganiro cyacu kiraza gushingira kuki? Insanganyamatsiko rero y'ikiganiro cyacu cy'uno munsi iragira iti Perezida Kagame yongeye gutsindwa we na FPR urubanza rwabo bwite bitangirije. Batsinzwe ruhenu urubanza rwabo bwite bitangirije. Muti rero iyo nkuru uyikuye kuki? Uyishingiye kuki? Banyarwandakazi, namwe mudukurikiye, muribuka ikiganiro duherutse kugirana kuri iyi televiziyo, muribuka ko twaganiriye tugerageza gusesengura no kwakira ibitekerezo bitandukanye no kubabwira uko twe tubyumva n'uko tubibona ku byari bijyanye n'umusangiro Perezida Paul Kagame yari yagiranye ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025 n'abanyapolitiki cyangwa se abashinzwe diplomasi, abadiplomate, abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda. Iyo nama rero ikaba yari yabereye muri Convention Center muri uwo musangiro wabo. Hanyuma Kagame akaza kwifashisha uwo musangiro mu by'ukuri utagenewe gutukana cyangwa se kujya mu zindi mpamvu zitari ugusanguko. Uwo munsi we asobanura, agaragaza ibyiza by'igihugu cye ndetse n'ibyo muri politike bamaze kugeraho, ariko ntiyagarukira aho ngaho. Mu buryo rwose burimo ubuhanga n'ubwenge n'ikinyabupfura, yuririraho nawe mu buryo bwiza, maze ashyira ukuri ahagaragara. Bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo inkubisi yayo irayitarukiriza. Inkubisi yayo irayitarukiriza, ngira ngo ni amazirantoki bavugaga. Inkubisi yayo irayitarukiriza. Muzi n'imvugo tumaze iminsi tuvuga tuti burya agakima uko karushaho kurira igiti kajya hejuru mu bushorishori bw'igiti, ni nako karushaho kugaragaza ubwambure bwabo. Ariko ntibizamere nka bya bindi bavuze ngo byaba umupadiri wuriye yambaye ikanzu nta kabutura yambaye cyangwa se ipantaro. Nuko ubwo rero habaye iki? Perezida Kagame yifashishije ibyo Perezida Kagame yahimbye, ibibi byose ubutegetsi bwa FPR na Kagame bakora mu Rwanda, ibibi byose bazi bakora ntacyo basize inyuma, nibyo Perezida Kagame kuri 16 yateruye araza abigereka ubutegetsi bwa Kongo, arangije aranatukana. Aha rero banyarwandakazi, twagaragaje yuko burya iyo bavuze ibigo ndamyuhurira akarushize narabivuze, hanyuma umunyarwanda bakanongeraho ngo uwikeka amabinga aba ayafite. Hanyuma rero ngira ngo ubutegetsi cyangwa se na Kagame wubwe yibwiraga ahari ko hari icyo biza kumufasha. Hakurikiyeho iki rero? Hakurikiyeho yuko mu bisobanuro byatanzwe na Perezida Tshisekedi wa Kongo yamwambitse ubusa, ahubwo amukubitira mu gafuka iyo ntambara, urwo rubanza Kagame ubwo yari yitangirije, arutsindirwa ukabona bose. Mbere rero yuko ninjira muri ibi ngibi, ndagira ngo agatsiko na Kagame bibwira ngo hari uko bagira abanyarwanda kubera ko bari hejuru n'inkota n'ubuhiri n'amasasu, bakabona bacecetse. N'abanyarwanda bazi ukuri, ibyo binyoma n'ubibi bakorerwa byose babizi neza, nta kivuyemo. Gusa kugira ngo barengere umutwe wabo ntibashobora kuvuga ngo bagire icyo babivugaho cyangwa icyo babikoraho mu rwego rwo kwirengera.
bakicecekera bamwe na bamwe, ariko batangiye guhaguruka. Nuko ubwo rero yibwiraga ahari yuko abo badiplomate ari kubwira ibyo ari kubabwira ahari ari injiji batabizi, ariko abo banyapolitiki, abo badiplomate yabwiraga ibyo ngibyo nibo bazi neza no kuturusha twebwe rubanda ukuri kw'ibibera mu gihugu, ubujura bw'itunga cyangwa se ubujura bw'ubutunzi bw'igihugu bwose, uburyo agatsiko ka FPR na Kagame n'umuryango we babwikubiye. Abo banyamahanga bafite ibihugu biteye imbere kandi bikurikirana, bifite ikoranabuhanga n'iperereza bikomeye, ku buryo nta na kimwe kiba ngo barare batakizi n'uwagikoze. Ntatekereze yuko FPR na Kagame wayo, ntibatekereze yuko cyangwa ngo bishuke yuko amahanga atabona icyo Kagame aba ari gukora iyo afashe Ange Kagame akamuzana muri perezidansi, akaza gukorera muri perezidansi. Ayo mahanga arabibona, abo banyapolitike barabibona, bahita bamenya n'ikigamijwe n'aho ibintu biri kwerekeza. Iyo afashe umuhungu we akamugira escort we, akamuhereza, akamuzamura mu ntera mu gisirikare, agakora nk'igihumyo mu gisirikare, ntatekereze yuko batabibona kandi atabikora bareba n'impamvu ari kubikora n'aho ari kwerekeza, baba bahabona. Abajyana muri banki nkuru y'igihugu no muri BRD b'abana be, ibyo barabibona, barabizi neza. Abicwa mu Rwanda n'icyo bazi, amahanga arabibona. Iyo yambutse n'abasirikare biwe agiye muri Kongo kwiba, uko bagenda n'uko bagaruka, abo banyamahanga barabibona, barabizi. Ibyogajuru byabo biba byabafotoye, byabibonye, ndetse na bamwe na bamwe. Nta mupaka n'uyu n'umwe utasanga hariho abanyamahanga, cyangwa se abo benshi dukunda kwita abazungu, ariko abanyamahanga si abazungu gusa. N'ujya Gisenyi uzahasanga abazungu benshi ngo baje ku Kivu, ngo barimo baratembera, ngo bagiye muri hoteli nziza zihari, ngo bari ku mazi, ariko barakurikirana gatanu, bagenzwa nawe, nta muzungu ugenzwa na kamwe. Ni Rusizi n'ubu bivuga yuko ukwambuka kw'abajya muri Kongo baba babibona, n'indi mipaka. Nuko ubwo rero Kagame agira atya, yisiga amazirantoki yikubitiye, aho yasebanije agafata amahano y'akagereka kuri Kongo. Hanyuma Tshisekedi rero mu gusubiza mu kinyabupfura cyiza, agaragaza neza ibyaha by'umwihariko bya jenoside yibasiye abatutsi n'andi moko mu Rwanda ndetse no muri Kongo. Abatutsi bicwa, ari abicwa mu Rwanda kugira ngo habone FPR ibone impamvu, nk'uko twabisobanuye mu biganiro byashize, ari abicwa muri Kongo kugira ngo babone uko babeshya ngo abatutsi bo muri Kongo barabangamiwe, baribasiwe. Ibyo ngibyo bikorwa ayo mahanga abizi, ariko Tshisekedi arabisobanura neza mu mvugo nziza ya gihanga, agaragaza ukuntu ubwo bwicanyi n'ibyo byaha byo gutsemba no kumaraho abanyarwanda n'abanyamahanga, ndavuga abakongomani, biri gukorwa na FPR, RDF, bikinze imbere na gatatu. Ayo mahanga ashi arabicana, arabigaragaza ku mugaragaro, birumvikana, yabibwiraga abasanzwe babizi, ariko arushaho kubisobanura, mbese arabisobanura mu buryo buhagije, arabigaragaza kimwe ku kindi. Hahandi Kagame yabikoreye abwira abadiplomate, undi nawe yabizanye imbere y'abadiplomate, abikorera aho ngaho, abasobanurira ibyo basanzwe bazi, ahubwo arushaho kubibumvisha no kubibibutsa. Asobanura uburyo Kagame n'ingabo ze barimo bakora ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye byo ku muntu, ubundi byagombye kuba bikurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Arabisobanura neza, akagenda kimwe agikurikiranya n'ikindi, kugira ngo birusheho kumvikana no kugaragara.
biragaragarira ba bandi Kagame yikururiye, abyongeraho ku mugaragaro gutera igihugu cya Kongo, kugishozaho intambara, kuvogera ubusugire bw'igihugu n'imbago zacyo. Ibi nabyo Perezida Tshisekedi yarabisobanuye neza, abitangira n'ibimenyetso bitagibwaho impaka, anagaragaza uburyo ubutegetsi bwa FPR nk'uko twagiye tubivuga bufite umugambi mubi cyane kandi bugendera kuri politike n'icyerekezo bibi byo kuryanisha abenegihugu bo muri ibi bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, ahereye mu Rwanda akongeraho Kongo, akongeraho Abarundi ndetse n'Abaganda ubu ngubu yarabotoye. Ariko ibyo ngibyo akabikora abanje kubanza gushuka no kwangiza abo mu bwoko bw'Abatutsi, akabakuzamo umuco nubwo bose utabafashe bacanye ku maso, ariko abo nyine abemeye kuba ibifobagane akabereka yuko ari abantu b'ibyatwa, ari abantu bafite ukuntu bafite hari kuba basumbije ayandi moko y'abenegihugu bitewe n'igihugu, kuba abenegihugu cyangwa kuba abantu. Ibi rero bigakurura umwiryane. Niyo mpamvu muzajya mubona mukumva mu Rwanda muzumva ngo hari uwakoze ku wacitse ku icumu, ni ukuvuga ngo hari uwakoze ku Mututsi, ngo hari ufite ingengabitekerezo. Iyo bavuga ingengabitekerezo ni ukuvuga ngo hari umuhutu wavuze Umututsi cyangwa se wavuze ikintu cyitwa nk'uko nguko. Narabivuze kambisubiremo, FPR niba ihakana ibi ngibi izakore statistique itwereke imibare, ivuge mu Rwanda imanza zaciwe ku bantu bakurikira bazize ngo gupfobya jenoside, mu ngengabitekerezo ya jenoside, ngo ivanguramoko n'ibindi bene nk'ibyo ngibyo, ndetse ngo no gushaka gukuraho ubutegetsi burimo. Badukorere imibare, babereke ngo ababuranishijwe n'aba, batwereke n'inimero z'imanza, noneho batubwire n'ubwoko bw'ababihaniwe ari bangahe. Muzasanga ari uburyo bwo kwibasira abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu no kubacecekesha burundu. Ibi rero bigateza umwiryane. Niho muzumva ibyo ngibyo ntabikora mu Rwanda honyine, ni nabyo yateruye abizana, ashaka kubizana mu Barundi. Ariyo mpamvu n'uyu munsi muzarebe ibinyamakuru byo mu Rwanda na Kagame ubwe bashaka kugaragaza yuko ubutegetsi bw'u Burundi ngo burimo bukora jenoside muri Kongo. Ibi narabivuze ubushize. Niba uvuze jenoside kandi Kagame na FPR bakabeshya yuko ngo jenoside iri gukorerwa Abatutsi b'Abanyekongo, biba bishatse kuvuga yuko abo basirikare b'Abarundi hagenda abandi bayandi moko hatari Abatutsi, kuko Burundi nabwo bafite Abatutsi. Habaye harimo Abatutsi yabivuga ko Abatutsi bagiye kwica abandi Batutsi, ntabwo cyaba cyumvikana. Ibyo ni amayeri yo gushaka nanone guteza umwiryane no gucamo ibice, by'umwihariko abasirikare b'u Burundi. Ibyamunaniye atazapfa nanageze. Ibi ni nabyo nyine ari gukora muri Kongo, ni nabyo yakoze ari gukora mu Bugande. Muzi byabaye, muzumve abirirwa baririmba ngo indirimbo z'Abatutsi, ngo Abatutsi bwiza bwabo n'ibindi byinshi, nibyo bigeze kuri za TikTok na Facebook. Ese ko ntawe uraririmba Abatwa ntibariho? Ese ko ntawe uraririmba Abahutu nuko ntabariho? Ko ntawe uraririmba ko ari beza, Abatwa ko ari beza, Abahutu ko ari beza, Abagande ko ari beza, Abakaramaryango ko ari beza, Abashi n'Abanyenkombo ko ari beza? Ibyo byonyine byerekana uburyo agatsiko ka FPR Inkotanyi gafite umugambi wo kurushaho gucamo abantu, ariko kishyize hejuru, gashyize abantu bamwe bo mu bwoko bumwe hejuru y'abandi, bigateza umwiryane no kuba haba ibindi bikorwa bibi, kugira ngo agatsiko iteka ryose kazajya kerekana ko ariko gashoboye kubanisha abantu, bityo kabone uko kwiheza ubutegetsi gahindukiye ubwami butavaho. Tshisekedi ntihagarukiye aho ngaho, yanagaragaje uburyo ubutegetsi bwa Kagame na Kagame ubwe ari umunyagitugu
udafite undi bamugereranya, ndetse n'uburyo asuzugura abayobozi batandukanye uhereye ku bayobozi be abo yishyiriyeho, bamwe ahora yita ibifobagane, bamwe avuga ko amushyiraho none akazinduka amwirukana ejo, ahari amategeko n'umukozi wo mu rugo ntiwamwirukana gutya, n'umukozi wo mu murima yageze mu murima ntagupfa kumwirukana uko wiboneye wamutesheje akandi kazi. Iyo uri umuntu uha agaciro ikiremwa muntu ndetse n'umukozi by'umwihariko. Ibi binajyana n'uburyo nanone Tshisekedi yagaragaje ko muri cya gitugu cya Kagame n'ubutegetsi bwe, uburyo Kagame mu gitugu cye yatesheje izindi nzego zose mu Rwanda agaciro, zitabaho, zidakora, n'abategetsi ubwabo badakora, ahubwo icyo bahoraho ari uguhora bageza gute, bamukomera amashyi no kumusingiza, akababuza gukoresha ubwenge bafite n'ibyo baba bashoboye, nibura bashyizweho bafite icyo bashoboye. Ibi rero by'igitugu no gutera ubwoba, Perezida Tshisekedi mu ijambo rye yagejeje nyine kuri abo badiplomate yagaragaje neza yuko ibyo ngibyo ari byo Abanyarwanda, leta y'u Rwanda na FPR baramutswa, ari byo biba mu gihugu cy'u Rwanda. Arongera nanone agaragaza uburyo abenegihugu, Abanyarwanda, icyo bakora mu nzara nyinshi, mu karengane kenshi, ari ukwirirwa baririmba no gukomera Kagame amashyi, kugeza ubwo n'umuturage urenganye azi neza ngo mu Rwanda nta wundi wamutabara ngo kereka ari Kagame umutabara, kugeza ubwo azi neza yuko ahari nta wazanye mitiweli mu Rwanda ari Kagame. Ibi bintu rero bimeze gutya byo kumuririmba no kumwitirira ibintu byose, ubwabyo ni ugutesha abandi bayobozi ndetse n'abaturage agaciro. Ariko ibi ngibi ni ikimenyetso simusiga cy'iterabwoba n'igitugu. Hanyuma by'umwihariko Perezida Tshisekedi yagaragaje mu buryo bwiza cyane kandi bwumvikana uburyo by'umwihariko Kagame na FPR ye ari bo bantu ba mbere mu Rwanda, niho hantu hambere haba ubujura budasanzwe n'igitugu mu byitwa amatora. Bivuga yuko iyo hari igitugu n'iterabwoba mu matora, aho hantu nta bwisanzure, nta na demokarasi iba ihari kandi ishoboka. Ko niko kuri. Ariko babibwiraga aho bibera, abantu baba babibona. Abo bazungu yabwiraga, aho Perezida Kagame yatinyutse kubeshya akavuga ngo Perezida Tshisekedi wa Kongo ngo inshuro ebyiri zose ngo ntabwo yigeze atsinda amatora, ngo ntabwo yigeze atora. Nimwumve namwe ikinyoma kigeze kuri urwo rwego. Nyamara Banyarwandakazi mukurikiye iki kiganiro, by'umwihariko muzi neza yuko mu Rwanda nta muntu ujya wemererwa ku bushake bwe kwiyamamaza, by'umwihariko ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Ibi ntibibaho. Bizwi neza yuko abagize komisiyo y'igihugu y'amatora ni abambari bose ba FPR Inkotanyi. Ababarura amajwi mu matora baba n'ibitwa ngo ni abakorerabushake. Bose ninde muri bo utararahiye muri FPR Inkotanyi? Birazwi ko ari abayoboke ba FPR Inkotanyi. Bazatubwire ahantu, batubwire bati nibura mu kazu kamwe k'itora ahantu hanaha, bakatubwire mu gihugu, batubwire bati muri aka kazu k'itora abari bashinzwe itora bari 5, muri 5 batubwire nibura ahari 3 batari aba FPR, muri 5 bazatubwire nibura ahari 3 batari aba FPR. Ibi ndanabyibuka muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, mu bihato byagaragajwe harimo yuko uhereye kuri komisiyo y'igihugu y'amatora kuva hejuru
kuri perezida wayo na secretary executive kugeza kuri wa wundi uzabarura amajwi mu kazu k'itora cyangwa se uzahereza abatora impapuro z'itora, ko abo bantu ari abantu bamwe, ko bikwiye ko ibyo bintu bifungurwa, ibyo bihato bigakurwamo, amashyaka yose, abanyapolitike bose bashaka kwiyamamaza bakagira ababahagarariye muri izo komisiyo kuva hasi kugera hejuru, kuva hejuru kugera hasi, kugira ngo bibarwe, bizere ko bahagarariye. Ibyo bihato byaravuzwe, ntabwo FPR yigeze ibyemera, ahubwo bakicara bakanatinyuka bakabeshya ikintu kitanabaho ku isi, ngo mu Rwanda ngo bo ngo bafite demokarasi ngo yumvikanweho. Demokarasi yumvikanweho yabaye hehe? Ikiba muri politike, politike ni urugamba, ni intambara, ariko ni intambara itagomba kumena amaraso, ni intambara yo guhanganisha ibitekerezo. Ni urugamba rukomeye. Wowe ukazana ibitekerezo byawe n'imigambi ufitiye igihugu n'abenegihugu, n'undi akazana ibye, bakabimurikira rubanda, bagahanganisha bya bitekerezo, umwe akavuga ati ngiye ibyanjye ni ibi, nzabikora gutya, nzabigeraho gutya, ubushobozi buzava, n'undi nawe akagaragaza ibye, abaturage bagacira urubanza mu kazu k'itora, bavuga bati twakunze, twemeye imigambi myiza ishyaka iri n'iri ridufitiye, n'uburyo basobanuye bazabigeraho, bigaragara ko bishoboka, reka aribo dutora. Mu Rwanda ntibihaba. Ariko Perezida Kagame mu kujya gusebanya ngo Tshisekedi ntiyatsinze amatora, yibagirwa yuko aba ari kubwira ibyabaye n'ibiba mu Rwanda, biba babibona, babireba, babizi. Ibi bikanahura n'uburyo nk'uko Tshisekedi yabisobanuye neza cyane mu buryo bwa gihanga, agaragaza uburyo kuva kuri perezida wa repubulika kugera ku mukuru w'umudugudu, yewe no muri FPR imbere muri za nzego zayo, nta wiyamamaza kubera ko abishaka cyangwa ko abishoboye, ni uwabwiwe ngo wowe tanga kandidatire. Bagakora ku buryo bagira uwo babwira ngo tanga, agiye kuzajya kubera ikiginyi cyangwa se Garcet Donner cyangwa se Pierre Donner, agiye guherekeza uwo bashaka ko azatanga. Ni ukuvuga ngo ni abakandida batoranijwe bo kuzajya guherekeza abandi no kujya kumwara gusa. Ibi twarabisobanuye. Ibi ni nabyo nyine mu Rwanda bakoze, muzi uburyo bahisemo uwitwa Philippe Mpayimana ndetse na Dr Habineza, bihora bibaho. Ibi ngibi mwese murabizi. Ibi Tshisekedi yabisobanuye neza. Bivuga iki? Bivuga ngo Kagame yakoze utuzi tubiri mu buryo bwo kwisenya. Muti gute? Baba diplomate we ubwe yibwiriye, yabihamagariye mu Rwanda rwe. Ntabwo ari injiji ngo avuge bamire bunguri, ntabwo ari ingarana atereramo imyanda. Ibyo avuze bajya gusesengura bakareba n'ukuri kwa. Noneho yababwiye ibibera mu gihugu basanzwe bazi, ahubwo kwabaye kubibibutsa. Icyo kiba kimwe. Ariko yatumye ku rundi ruhande na Perezida Tshisekedi wa Kongo yongera abisobanura nabo ku rundi ruhande inshuro ya kabiri. Abo ngabo abo badiplomate bo muri Kongo n'abo mu Rwanda nibasubira mu bihugu byabo bazajya batanga amaraporo mu bihugu byabo, umwe azajya aturuka aha ngaha asobanura ibi, n'undi aturuka aha ngaha asobanura ibi. Bivuga yuko Kagame yakoze akazi ko kwisenya inshuro ebyiri. Ni ukuvuga ngo yarareze, anitangira n'ibimenyetso bimutsindisha urubanza cyangwa se uru rugamba yari yatangije. Ibi umuntu ashobora kuvuga ngo ko bivuze urabishingira kuki? Mfite aho mbishingira. Reka mbaho urugero rworoshye cyane kandi ruherutse. Musimbukiye kuri cya kinyamakuru cy'umuzindaro, cya kinyamakuru cya FPR cyitwa igihe.com, mu nyandiko basohoye ejo, article inkuru basohoye ejo ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2025, hari saa 2 za mu gitondo n'iminota 21, basohoye inkuru ivuga ngo amajyaruguru ngo ba meya batatu ntibagarutse mu bayobozi bashya b'umuryango wa FPR Inkotanyi. Muri iyo nkuru iyo yinjiyemo neza uzasangamo bavuga meya wa Burera
meya wa Gicumbi ndetse na meya wa Musanze. Aha byagenze bite? Aha rero nibyo tubereka ngo babaye babazivamo, ariko noneho urubanza yikwegeye niwe uri kurutsindwa. Iki ni ikintu nk'uko na Tshisekedi yabisobanuye, bongeye ubwabo bitangira ibimenyetso simusiga by'uko kuba ari ukuri. Niyo mpamvu nshaka kubereka aho nabishingiye. Muri iyo nkuru mwibaze namwe, mumenyereye ukuntu mujya kumva mukumva ngo meya wahangaha na wahangaha n'uwahangaha ngo beguriye rimwe ngo ku mpamvu zabo bwite, batubeshya ngo ku mpamvu zabo bwite. Ukabona inkubiri iraje bose bagahita babakubura bakabirukana, ariko bakatubeshya ngo ku mpamvu zabo bwite. Aba rero mu matora ya FPR, imbere muri FPR yabaye ejo muri Burera, Gicumbi na Musanze habaye ibintu bisa. Murebe bya bindi duhora tubabwira ngo tuti ni igitugu. Iyo ugiye gusoma muri iyo nkuru baravuga ngo iyo mu karere umuyobozi wa FPR ku rwego rw'akarere ni nawe uba umuyobozi wa FPR muri ako karere nyine. Uvuga ngo abategetse ibintu bibiri, ategeka akarere muri rusange, akanategeka abanyamuryango ba FPR muri ako karere. Ngo ubundi niryo hame, ibyo biri muri iyo nkuru mujye kubirebamo, ngo niryo hame. Ibyabaye rero kuri aba bameya batatu bavugwa n'iki, nuko nabo bari batanze ukwiyamamaza kwabo cyangwa kandidatire zabo, hanyuma muri ya mayeri, iki cyo ntabwo cyanditse muri iyo nkuru, ariko muri ya mayeri tumenyereye ya FPR, ngo abo bayobozi ba meya ubwabo ngo buri wese uwa Gicumbi, uwa Burera n'uwa Musanze ngo bagahaguruka ngo bagasaba abanyamuryango ngo ntabwo ngo bo ntibabatore, ngo ahubwo ngo babahera amajwi abo bari bahanganye. Bikaba ariko bigenda i Gicumbi, bikaba ariko bigenda muri Musanze, bikaba ariko bigenda no muri Burera. Ibi ni ibinyoma byambaye ubusa, bibereka yuko ya demokarasi n'amatora mu Rwanda bitahaba, ahubwo nuko nguko biba byemejwe muri FPR, muri ya mvugo yabo bavuga ngo niko byemejwe, ngo bifuye bukuru, ngo bivuye muri sekretariya ya FPR, ngo ni muri sekretariya babivuze. Tshisekedi rero yanasobanuye uburyo nyine mu Rwanda baba banateguye neza, banazi ngo uzatsinda amatora n'uyu azayatsindira no ku majwi aya n'aya. Si ukuyatsinda mu by'ukuri, ahubwo bagena uwo bashaka bakanamuha n'amajwi bashaka. Uko niko kuri twese tuzi, n'umuntu wese nibura ugeze gutoraho rimwe mu Rwanda arazi ko bigenda. Ibi rero kuba Kagame ubwe n'agatsiko ke yaratumye uko yabishinjaga abandi, ahubwo Perezida Tshisekedi akabirushaho kubigaragaza kandi mu buryo butagibwaho impaka. Nimwibaze niba Kongo itarusha ibyo bihugu by'abo bazungu ikoranabuhanga, itarusha ibyo bihugu by'abo bazungu iperereza n'uburyo bwo kurikora no kumenya ukuri, niba Perezida Tshisekedi ibyo byose yarabisobanuye neza nk'ubizi, akabitangira ibimenyetso mu buryo bwiza, abibwira abasanzwe babizi, murumva Kagame atarakubitiwe mu igunira agatsindwa urubanza yitangarije cyangwa se yitangirije we ubwe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi nanone birahura n'iyindi nkuru ngira ngo nayo tuganire. U Rwanda rwacu rurimo rurajya he? Ibi biragaragaza uburyo igihugu cyacu cyishwe n'umukeno, abenegihugu bishwe n'umukeno, nk'uko twabisobanuye muri rwa rwego batemera yuko abanyarwanda batunga ifaranga, kugeza ubwo Kagame muri icyo kiganiro yavuze ngo yahitamo yuko u Rwanda rusibama ku ikarita.
ngo aho kugira ngo ashyigikire cyangwa se ngo jenoside yongere kuba, arishinja. Yumvaga abo banyarwanda n'u Rwanda bizasibwa nande ku ikarita y'isi. Ni bwa bwicanyi bwe, mu yandi magambo arimo yemera, kwaba kubicisha intwaro intwaro z'ubwoko bwose, zaba imbunda, kwaba kubarigisa n'ibindi asanzwe akora bizwi, kongeraho kubicisha ubukene no gutorongeza abashoboye kubona uko bagenda bagaho. Ibi rero bimaze kugira ingaruka. Mwese mwumvise ejo bundi ukuntu yadukiriye, ngo yagiye ngo mu masengesho, ngo mu giterane cyo gusengera igihugu, hanyuma akajya kuvuga ngo abanyarwanda ngo bambare ubusa. Umunyarwanda yaravuze ngo impyisi kurira umwana ngo yarangiza ikishaririza. Kagame niwe urimbuye abana b'abanyarwanda. Abo bana, abo bakobwa bacu, abo bashiki bacu, abo bagore bacu, abo baturanyi bacu birirwa bambaye ubusa, babwambaye kubera iki? Ntabwo yaberetse impamvu babwambaye. Kuki atavuze impamvu umuntu w'umugore yambara ubusa, w'umubyeyi yambara ubusa, umwana w'umukobwa w'imyaka 18, 20, 25 yambara ubusa? Kubera iki? Yarababeshye ngo barize, abahereza icyo yita za diplome cyangwa certificate ngo z'uko bize za tronco cyangwa barangije za secondaire, badafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora, n'ababyeyi babo barabakenesheje. N'abize imyuga ntibashobora kubona uko bitangiriza imyuga yo kwirwanaho, ntigikunda, kuko ntashaka ko abantu bagira amafaranga ngo ejo bazayifashisha bagahereza ubutegetsi bwe. Amaze kubona ko biteye bitya, amaze kubicisha ubukene, ibi nibyo byabyaye ubujura. Twihanganira ikoranabuhanga ry'uno munsi ryatugoye, ariko nari nshoje ikiganiro mbabwira nti abashaka kujya kuverifya iyo nkuru barebe ku kinyamakuru igihe.com. Ni inkuru yasohotse ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2025 hari saa 8:34, aho banditse ngo basanzwemo urumogi, ngo 7 barimo n'uwitwa Kwizera Emeline Ishanga ngo bafunzwe, aho bagaragaza yuko hafashwe itsinda ry'abakobwa n'abahungu 7 basambanaga bifata amashusho bakanayashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi rero biragaragaza yuko igihugu cyacu kiri kujya habi. Soza rero kubera ko ikoranabuhanga ryacu ryatugoye, ndavuga ngo Kagame yatsinzwe urubanza yashoye kuri Kongo, yatsinzwe urubanza yashoye kuri Perezida Tshisekedi, ashaka kugaragaza yuko aribo badafite demokarasi, aribo babi, ahubwo bituma barushaho kumushyira hanze, we ari we ubitangiye yishyize hanze. Murakoze rero, twihangane tugisoreza ahangaha ko tubona ko ikoranabuhanga ryacu ryagize ikibazo uyu munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha, kandi turabizeza ko ubutaha iki kibazo kizaba cyakemutse. Murakoze.